hanyuma ndyamye numva ijwi rimpamagara ngeguka witegereze urebe isi witegereze hanyuma numvaga nyine ari ijwi riteye ubwoba rimpamagara rirangurura cyane ndabyuka nditegereza hanyuma mbona ahantu hose karitsiye iyo ari yo yose hitwa ko hatuwe nabonye ari umwaka wije ndumva nabonye ari umwaka wije ari ku manywa mbona ni umwaka abantu barira wijimye ku manywa mbona ni umwaka abantu bacanganyukiwe bikoreye imyenda ku mitwe dutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese weho mukunzi wacu ubana natwe weho ukurikirana ibiganiro byacu 5 dufashe umwanya kandi tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa ukaba uri kunyura mu buzima butakoroheye, ibyo bibaho mu buzima, ariko kandi nanone dufashe umwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo iguhindure amateka, ubuzima bwarusheho kugenda bumererwa neza cyane. Nge wumva nitwa Ngoboka Miriam Theo, nguhaye ikaze mu kiganiro. Mu kiganiro ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na Jeanne. Ja, umeze neza? ndashima Imana. Hari njya kuvuga Jeanne nkahita nongeraho Nete, nkahita mvuga Jeannette. nta kibazo. Byose bijya gusa. Nubwo nubwo atari rimwe. ubwira apfa kuba yumva. Abakunzi bacu bari bagukumbuye, cyane cyane inshuti zawe bari bagukumbuye. ndabashuhuje mu izina rya Yesu, bajya bampamagara Imana y'imigisha. Ongeraho amahoro y'Imana abane nabo. Amahoro y'Imana abane nabo ibihe byose bidashira kandi ihaze kwifuza kw'imitima yabo. Amen. Amen. Wenda kuba atakuzi witwa Jeanne nde? Mukamazimaka Marie Jeanne. Mukamazimaka Marie Jeanne. Rero ndagira ngo unyemerere twinjire mu kiganiro ariko ubanje kuturagiza Imana. Ni karibu. Mana turagushimiye, tugushimiye neza n'urukundo, tugushimiye imbabazi zawe nyinshi zidashiraho, tugushimiye ko wabanye natwe iminsi yose twaherereje inyuma waraturinze, ubugingo ni buzima, imibiri ni mizima, inshuti zacu ni nzima. Dusengeye iki kiganiro tugiye gukora, imitima yose iduteze amatwi, unyemerere uhumanure cyane mu izina rya Yesu, weze umuntu wese uwo kiri bugirire umumaro kimugirire umumaro, kandi ntigice mu gutwi kumwe ngo gihingukire mu kundi. Unyemerere ineza y'Imana ibane nabo, ntaba ari twebwe umwanya tugiye kumara aha, ahubwo uganze kandi kiruta byose udukoreshe iby'ubutwari none n'iteka ryose. Amen. Jean, uyu mwaka dushoje wakugendekeye ute? Iyo dusoje wari mubi pe. Gute? Wari mubi mu buryo bwose ku ruhande rwanjye. Gusa wenda navuga ngo nawe usoje neza kuko ni umwaka navuga wa 4, ubwo ni uwa 5. Imyaka 4 ishize mfusha, nikurikiranya buri mwaka nshyingura, ariko ubu bwo nubwo wagenze nabi uko biri kose, narize amarira menshi ntigeze ndira nanapfushije, ariko ntayo kurira napfushije narize. Ese warijwe n'iki kandi utapfushije? Uyu mwaka Mana, uyu mwaka warambabaje. Uyu mwaka uyu ni umwaka navuga ngo iki, ni umwaka wababaje umutima wanjye, ni umwaka wambereye umwaka w'umwijima, ni umwaka nahuyemo n'inshuti z'indyarya zimbeshya, ni umwaka nahuyemo n'abanyiba, ni umwaka nahuyemo abambeshya benshi, abakomeretsa umutima wanjye, ni umwaka nahombyemo ntibwe ntazi ngo byagenze gute, ni umwaka nabayemo mu bihuru, ni umwaka nishwe n'inzara nkabwirirwa nkaburara nkamba mu bihuru, ni umwaka nanyagiwe n'imvura nyinshi, izuba ryinshi ry'uburyo butandukanye,
ni umwaka narwayemo depresiyo bivaho ndwara ngo umutsi ngo wo ku bwonko urangirika. Ni umwaka nakozemo impanuka inshuro zingahe mana we, ni umwaka ari ibishoboka gukura mu myaka ufite. ni umwaka nyine, ni umwaka naburiye igisobanuro. ariko nanone nshimira Imana ko nubwo nahuye muri ibyo n'ibyo byose bitatuma ntembanwa ngo mve mu byizerwa. ni umwaka namburwagamo ibyo nari mfite nabo nitaga inshuti zanjye cyangwa se ababyeyi. ni umwaka abantu bandiganyije, ni umwaka abantu banyambuyemo, ni umwaka njyewe nta gisobanuro ngufitiye, gusa kimwe gihari ni uko Imana yabanye nanjye. ni umwaka nahoraga ndwaye buri segonda nkaba ndi muri koma, kubera ko ibyambayeho nari narananiwe kubyakira, ariko nawusohoje nyine neza. ntabwo ko nawusohoje neza. akenshi na kenshi uri kumva niba waragize n'umwaka mubi byanga bikunze mu mpera z'uyu mwaka wihatiye gushaka uwiteka. nese ubundi icyo gihe bwo sinamushakaga, ariko byanga bikunze mu mpera z'uyu mwaka urumva ashyizemo akarusho kugira ngo uyu mwaka twinjiyemo nawe utazakubera. gusa wenda hari ikintu kiza nibukamo mu kwezi kwa 11 nabyutse aha mu rugo njya gusenga, ariko njyanye isengesho rimwe. Yego. rimwe rivuga ngo nkeneye umuntu umwe ku buzima bwanjye. Mana we warakoze. Imana yaguhaye umuntu? Yamaye umuntu umwe ku buzima bwanjye. Kandi nyikomeye amashyi. N'ubu wese ubwo utekereje mbwira Imana ko nkeneye umuntu umwe ku buzima bwanjye. Navuga wenda akanyumva, narira akanyumva. Imana izana umubyeyi ntabwo njye muzi. uwo munsi navuye gusenga nibwo yampamagaye mu masaa 9. uribuka ikiganiro twakoze ngo sora udushyimbo, uribuka ko nari nanze no kugikora. ndi kuguhendahenda uri kumbwira ngo ngufite iyerekwa ariko ntabwo uri mu mavuta. ni satani wo gatsinda ushaka kundiganya. mbega umubyeyi ntabwo akunda ko abantu babivuga, ariko aho ari Imana imuha umugisha. nabonye umukristo nangaga abagore, ariko Mana we njya mu Rwanda gukunda. aho ari nyine nkabwira Imana ngo Mana uzampe uburyo nanjye mbashe gukora. iryo joro naraje nari ndi mu buzima bugoye, arampamagara aranyinginga mbabarira dusengane, nabonye ibiganiro byanyu rwose ndakwinginze. ndamubaza urihe, ambwira igihugu arimo ntari buvuge. ndamubwira ati nta megabayiti mfite. ati noneho mpatigo nkuhe megabayiti. yanyohereje 248 bya megabayiti. uwo munsi navuye gusenga, bukeye arambwira ngo shani nakubonye mbona urananutse, mbona ifoto nabonye itandukanye n'iyo ufite ubu ngubu. nabonye utari mu buzima bwiza, ndasa kukugurira amata. umunyereza 50 hari na 7. nyuma gato atija ndashaka wambara neza, nabonye uri mu mwuka w'Imana, ariko ntabwo wambara neza, nta gasakoshi nta rukweto. shampa amafaranga yanejeje umutima wanjye, nubwo yakoze ibindi, ariko ndashimira Imana ko urumva uko biri nawe soje. Reka nongere njye nyikomere mu mashyi. Yo kutamfasha ngo tuyikomere mu mashyi sha. urumva itarakoze ibyo gutwara. yarakoze ko umuntu yikura amafaranga nakuzi. mwasenganye gusa arambwiye ngo washimbije turiya dushyimbo kabiri. ndavuga ngo ahanjye hararangiye. ahita yihana ati hari ikintu nakunze kivuga ngo ntabwo ari ngombwa ko abantu bose bumva ibyo uvuga, uw'ingenzi ari bubyumve. ndashimira Imana nyine ko yamuje n'umuntu w'umumaro. Imana ishimwe. iminsi mikuru yarageze, ati amafaranga y'iminsi mikuru, ati telefone yanjye ifite ikibazo ntabwo kohereza amafaranga muri Afurika, ateko naguhamagara umuvandimwe aguha amafaranga y'iminsi mikuru. urumva uko biri, nubwo twahuriyemo na byinshi, ariko Imana yarakoze. ubwo urumva utarandiye njyewe?
narakoze kukurya ko nawe urarya oya njyewe ntabwo nari nakura mbese njyewe bantu rwose si ukujya ngo nkubeshye njya kuri kamera nkavuga mvugira inyuma ya kamera hanyuma iyo ugiye imbere yayo nta kintu ndahakura birabeshya ntabwo nkubeshye ntabwo nakuriye cyokora njya nshima imana hari umuntu umwe nakuye kuri zoom hari umuntu umwe nakuye kuri uwo zoom rero ese ubundi ugira ngo ukeneye abantu benshi buri kwezi angurira ka megabayiti ntabwo ukeneye abantu noneho azave kuri ndanamubaha. megabayiti azaziveho megabayiti ahubwo imukoresha ibirenze megabayiti ubwo nawe imana Birimo izambabarire biraza. imufashe imwagure kuko ntekereza ko atarya ntabwo reka nkubwire muvandi ntabwo dukeneye abantu benshi ukeneye umuntu umwe utsikira akakubwira ngo komera urizi ko nyangira igikomere cy'uko hari abantu benshi banyura kuri kamera bagahabwa umugisha bakagira umugisha bakansiga ku ntuza kuri ka gatebe ariko nawe ni umuco mubi ni umuco mubi kuko nk'ayo mafaranga yohereje nyuma yayakuye kuri konti ngo ayashyire kuri tigo kuko yari menshi aranga ayashyira kuri MTN nari ndi muri make imaze umwaka na bahita bayatwara nyuma yaho nabwo hari undi muntu nasengeye abona akazi ka 1,000,000 nawe anyoherereza amafaranga atambwe ngo ayoherereze 50 akiyashyiraho bahita bayatwara ariko urumva uko biri kose isengesho ryarakoze nta kideni ryavuyeho Imana rero yakoze ibintu byinshi ariko buriya nk'uko tubivuga icyo ukeneye ko abandi bakugirira nawe ukigire niba ukeneye umugisha w'Imana waragiriwe amahirwe hakagira ugusunika akakwicaza ku mbuga nkoranyambaga ntago ibyo gushimira umuntu ari byinshi ubwo cyaba igihumbi kivuye ku mutima wawe ukamuvuga uti nagize umugisha ariko byibura kira nawe fanta buriya nabwo abantu baba bari kwikurira iyo mivumo kuko niba utabashije kurambura akaboko waramburiwe ntago biguma gutyo dore hari umuntu umwe nakoresheje ikiganiro icyakubwira naramuhendahenze yari yarambwiye iyerekwa yagize ndamuhendahenda ati ntaryo naguha ndamuhendahenda ageze ati reka nzasenge ndamuhendahenda ageze ati ngaho uzapfe kuza njyayo iyerekwa ararivuga amaje kurivuga numva ntiyanarivuze nuko numva byakagombye kugenda nsubira inyuma ndaridefanda neza ahita abona umunyamerika ubu yarashatse aba muri Amerika none uzi ikintu cyambayeho ni uko byibuze ahubwo yagiye afasha abandi ntiyanambwiye turakoze ahubwo nkajya kubona nkumva ngo yafashije abandi ngo yabahaye ibi ngo ubu yageze muri Amerika rero cyokora wenda njya mvuga ngo ndi nka Yosefu ari muri gereza we yasobanura inzozi aramubwira ngo nugere uzanyibuke nyamwibuka ubundi ariko abanyarwanda niko tumera mba numva natera imbere nanafasha nkafasha undi muntu wakure ariko ntabwo ari byiza mba numva umugisha nabona nubwo wenda kigene neza hari yabawe umva ndeka nkubwire hari ikintu Imana ikora uzi urwango nakuriyemo n'abantu urumva narishimye birandenga mu masaha 9 mfata message nyereka nyine abavandimwe twe turi kumwe hanyuma mbwira Imana ngo ndagushimiye kubera ko navuganiye nawe hariya ngiye gusubiraho ngushimire subirayo mu gusubirayo umwe baravuze ati ntabwo ndi busubireyo ateje ko mwagiye mubonye amafaranga ubu ngubu mugiyeyo mugiye gukora iki ati ndabasengera mugasubizwa ati mwarangiza biki na biki kandi si umuhanuzi si iki si umuvugabutumwa ni uko twajyanye gusa nyine hanyuma ndamubwira ngo byihorere njyewe uzi icyo ndi kubwira Imana ndajyayo ntabwo ari ngombwa ngo ujye ariko pe nkivayo yampaye iminsi nk'ingahe ntibwakoze icyo kintu kihora ku mutima arambwira ati Imana n'ubu nyine aho ari ndamushoboye ntabwo umugisha n'Imana ati ntabwo mbikunda oya ntacyo ubwo utavuze izina rye nta kibazo ahabwa umugisha n'Imana bimugirire neza pe mbikuye ku mutima bimugirire neza kandi nabwo kugira umuntu ukuvuga neza abantu bajya bibuka ko nabwo ari ishema reka nkubwire ngo hari
ubundi nubwo bimeze gutya Imana ifite abantu yasigaje 2 cyangwa 3 ariko barahari gute umuntu akubwanga ejo ku wa gatandatu nzakora iki akagikora utanamubibye utanamubajije ahubwo ko nakoze screenshot arakoherereje by'ibintu yakoze gute umuntu akubwanga ku wa kane mudaheruka no kuvugana nagutumyeho umuntu mu Rwanda nyine uhita wumva ari urukundo rw'Imana nanjye nshimiye umuntu wanyoreje screenshot kuri Bonani Imana imugisha mwinshi yanyoreje screenshot rwose njyewe niba hari ikosa ntazakora umuntu njya mbigira no muri plan yanjye ndabizi ko Imana izampa uburyo nubwo nakomerekejwe n'abantu ariko nomowe n'abandi yego nzafata igihe sinzi ngo ni ryari bizibura nkora akantu kameze nk'akarori nubwo ntagira icyo ntanga ko mbwe umuntu warakoze mugene ngo ukeneye nakubonye njyewe nta muntu uzapfa ngo njye kumuvuga aryamye mu isanduka uwo mwanya ntawo nabona nzamuvuga gihari nimba muhobera ndire nimba mushimira mushimire abasha kunsubiza dushimira abantu bakiriho ariko ni wo muco gute umuntu apfa ngo mperutse kujya iwacu gusenga bintunguye mpageze nsanga bari gusa urumva ngiye nkajya ngo ni igiterane ariko Imana yari injyanye ngo ndebe mpageze nsanga bari gusezera umuntu umwe wapfuye urabizi ko bahahurije undi mudugudu yego yari uwo kuri uwo mudugudu wundi noneho tukaba twigeze kujya gusenga tugezeyo aratwirukana ngo ntago duciye bugufi nk'uko bikwiriye ibiki na biki nyine ibintu nk'ibyo noneho baramuvuga urumva nari ndi inyuma ariko nkumva ijwi rimbwira ngo mwabaye mute kuki muvuga neza abantu bapfuye noneho nkumva ijwi rimbwira ngo nuko mwabaye muvuga abantu neza bapfuye kandi njye nta mirimo mfite ku ntebe nayo nicayeho ndimuka ngira amatsiko yo kuvuga gute Imana iri kumbwira ko umuntu bari kuvuga nyine bamuvuga neza kuko yapfuye ariko nta mirimo uko bamubona atari ko Imana imubona ndimuka ngo ndebe iyo foto y'uwo muntu bari gusezeye ndebye mbona ni wa mugabo wanyirukankanya mbuza gusenga ndi mu masengesho y'irindwi ngo ntabwo nciye bugufi kubera ko yarashuhuje bite ni byiza mu gihe tugiyemo hano imbere ku kazi bikorerwamo ngo nimusubireyo ngo ntago ari uko babivuga ngo muba mupfukamye mpita mvuga nese burya Imana yanzanye ndeba ko wa mugabo yapfuye rero bishatse kuvuga iki tuvuga abantu bakiriho tunabanenge bagihari nta muntu uzapfa ngiye ngo njye kumuvuga neza mu isanduka oya byibuze uzamuvuge neza ariko na mbere mbese yaragiye yego bimubwire ko mukunda rero kuzamubwa aryamye muri seke ngo ndagukunda rabizi wapi icyo gihe ntacyo nabona nanjye nuko uwanyohereje screenshot nuko atabikunda mbese muvuga izina mushimire birahagije niyo ndi kumwe n'abandi bantu ndavuga nti mfite umuntu umwe ntabwo ukeneye abantu benshi bikitse ko ari abaza kukudoroga mu bwonko ukeneye umuntu umwe witsamura ngo urakire wayura ngo pole upfusha ngo ihangane nabo dukeneye ntabwo dukeneye abantu benshi ku buzima bwacu hanyuma rero nk'umurokore uyu mwaka warasenze wabanye n'Imana gute mu minsi ya nyuma y'uyu mwaka yego iminsi ya nyuma y'umwaka nabanye n'Imana gute nabanye n'Imana uko dusanzwe tubana ahubwo wenda ubona ibitandukanye ariko n'ubundi uko ubana n'Imana nta kiba ugomba guhindura iyo ntacyo wishinja narasenze ibyo wabonye bitandukanye rero nibyo ngira ngo tuganireho yego nasenze umwaka utararangira unasoza narasenze kuko ntekereza ko ku ya mbere y'ukwa mbere njyewe natangiye abandi barebonana njyewe natangiye ayirindwi reka kandi bari banakanze akanyenyeri nako bari babonye screenshot nk'aho serebuye ujya gusenga ubundi hari ibyishimo bitagutera kuva ku Mana ahubwo bigutera kuyisatira cyane ukayegera ikindi iyo hari ikintu ushaka ku muntu
mu binshuti hari ibintu rero nashakaga ku Mana byasabaga ko nyegera ntitaye ko mfite ibyo kurya. Mbese ubundi wasenga kuko nta byo kurya ufite? Ntabwo riba ari isengesho. Gusenga nyako njye numva ni igihe mbona ifiriti, nkabona makaroni, nkabona iyo mvange, sinzi ujya uvuga ngo njya nirira akajumba gusa. goreti se ngo niboneye akajumba ngo ntakirira ngo nibyo birahagije, ariko ngewe gusenga kwanjye ni igihe mfite ibinezeza hanyuma nkabyirengagiza, ukajya gushaka amaso h'Imana. nkaba mfite amafaranga nanatembera bigakunda, nagura ako kenda keza bigakunda, ariko nkumva ko nimba mfashe ibihe byo gusenga hari uwo ndi bugaburire, mba numva ariko gusenga kuri ngewe. Uri muri ba bantu basenga umunsi basenze bakirengagiza bya bindi bakariye bakabifashisha umuntu. None se ubundi ubwo wabikoresha iki? Imana ikugiriye neza. Hanyuma rero ibyo wabonye bitandukanye muri uyu mwaka, ngira ngo wenda nibyo ni nako kabando ufite kazakuyobora muri 2025, wagize irihe yerekwa cyangwa se wumvisha yahe makuru? Numvise amakuru aturuka i Siyoni, icyo nicyo gikuru, ariko yego igihari ni uko nyine nimba dusenga, ubwo kenshi iyo tuvuga tubwira abasenga, nubwo hari ibiza ntibireba abasenga ahubwo bikareba umuntu wese. Igiti iyo kiguye ntabwo kireba ngo yarakijijwe cyangwa ntakijijwe, kigwira umuntu wese uri aho hafi. Iyo amazi atwaye umuntu ntabwo arobanura ngo ni umwana cyangwa ni umuntu mukuru cyangwa se ni umunyabyaha cyangwa yarakijijwe, kireba umuntu wese, umuhengeri uje ahari nyine amazi aramutwara, kereka ngo abazi koga, niko njya mbyumva. Ariko nabwo hari igihe uba uzi koga warabigize ndabimenyereye, ariko nabwo ayo mazi akagutwara kandi uzi koga. Rero nabonyemo ibintu byinshi, nabonye ibintu byinshi binteye ubwoba, kuko ngewe nta nubwo ndamenya nimba umwaka wararangiye, ntabwo ndamenya nimba naratangiye ubundi, ntabwo mbizi, mbibwira n'abantu, ntabwo nyine mbizi, kuko nabonye ari umwaka wije, ndumva nabonye ari umwaka wije ari ku manywa, mbona ni umwaka abantu barira wijimye ku manywa, mbona ni umwaka ngenda mu nzira mpura n'intumbi nk'uhura n'ikise n'ingiga z'ibiti, mbona ni umwaka abantu bacanganyukiwe bikoreye imyenda ku mitwe. Nabonyemo amakuru nyine atuma nibaza ndi mu mwaka mushya cyangwa ndi muri wa wundi. Abantu tubana kenshi cyangwa bakunda kumpamagara ndavuga ati ntabwo mbizi nimba njye narawinjiyemo, bashobora kuba binjiye muri 2025, ariko ngewe nkimeze nk'uri muri uriya, ariko ibyo nabonye n'ubundi binyinjiza muri uriya hari bikaba ari byo bituma numva ntashaka kumva ko nawinjiyemo. Bagira uti ibintu nabonye bituma nibaza niba umwaka narawinjiyemo niba ntarawinjiyemo. Wabonye iki? Uzi ko hari igihe uba ugiye kwerekeza ahantu ukabona nk'ikirere kirakubye, bikarangira usubiye mu rugo kandi wari witeguye n'ahantu ugiye wabateguje. Nanjye banze ko nabaye ngo narasenze uyu mwaka utararangira wa 2024, hanyuma ndyamye numva ijwi rimpamagara ngeguka witegereze urebe isi, witegereze. Hanyuma numvaga nyine ari ijwi riteye ubwoba rimpamagara rirangurura cyane. Ndabyuka nditegereza, hanyuma mbona ahantu hose karitsiye iyo ari yo yose hitwa ko hatuwe, nahabonaga amakamera n'umuntu uri kuri iyo kamera, ariko nagize ubwoba bw'ibintu nabonyemo. Urumva ahantu hose hitwa ko hari buhurira abantu, agasantere, buri rugo nyine nabonaga hari kamera, ariko iyo kamera igiye ihagazeho umuntu ufite intwaro zigiye zitandukanye, akaba afite imbunda zitandukanye, intwaro gakondo zitandukanye.
ariko n'ubundi ubona ko bari ku masinye n'abandi bantu bari ahandi batandukanye, ku buryo wenda urugero nimba bari Masaka, kamvuge Masaka kuko ariho ntaha, bari buvugane ngo Masaka ni bande bahasigaye, ni bangahe bahasigaye, wenda nka timu iri Masaka ikavuga ngo Masaka nta muntu uhasigaye w'igitsina gabo, baba bana b'abasore nta muntu n'umwe ugize gute uhasigaye, kugeza ubwo nabonaga mu Rwanda nkabona nta u Rwanda rurimo umva abantu babazi nabo b'igitsina gore. Noneho ndi kwibaza kubera iki, urumva nahise ngira ubwoba, ndibaza ngo musaza wanjye ye musaza wanjye muto, njya mbivuga narihiriye amashuri ninjye wamureze, nyine mba numva ari nk'umwana wanjye. Yego. Ndavuga ngo musaza wanjye muto ari nawe bamwishe byarangiye, ndavuga ngo ese ubu tuzongera kubonana gute, kuko nabonaga no mu nyanja cyangwa se muri Nyabarongo ahantu hose hahurira amazi, nta hantu umuntu yagira gute yakwambukira ngo acike, nta buhungiro na buke buhari. Nyiri kwibaza kuki hasigaye imbago, hari ibintu dukora ngo turi gutereka imisatsi ariko nayo izatuzanira akaga, hari ibintu dukora twazanye ngo ni sisiteme y'ubunyamujyi y'ubusirimu n'iviziyo, ariko nabyo bizatuma ubwiza bw'Imana buva ku bantu, uburinzi bukabavaho, ikibi kikabageraho kikabinjirira kubera imisatsi. Naratinye nkunda imisatsi mu busanzwe, ariko ni gake wabona ko nashokoje kandi ndayigira nyinshi. Ubu hari sisiteme y'uko abagore basokoza bagasigaza imisatsi nyuma n'ubwo bateze ibitambaro, sinzi nimba ujya ubibona. Njya mbibona. Mana we, bariya ni abadayimoni babarambagije, babareherereje mu muriro, babareherereje kurimbuka. Naje kubona mbona ba bagabo bari ku makamera bari kuvugana ko abagabo bose mu gihugu cy'u Rwanda babishe, mbona barahamagaranye ngo nimba abagabo mwabarangije noneho nimujye ku bagore. Uwari ukuriye icyo gihugu cyateye u Rwanda atanga itegeko, nimugire umugore mwica mutamusambanije. Nabonaga bajya gusambanya abagore bakabanza bakabakora mu misatsi yabo, umugore akamera nk'utaye ubwenge, aho kugira ngo bakamusambanya barangiza babaga bafite ibisongo bikoze mu byuma bakabibatera mu nda, ibibyara bigahinguka mu bwonko. Hanyuma numva ijwi rimbwira ngo kubera ko abakijijwe b'igitsina gore n'abadakijijwe Imana ntikibamenya, abakijijwe n'abadakijijwe ntikibavangura ngo ibamenye, kuko barasa. Nimba ari utumini korari ziratwambara, nimba ari utwenda tuboshye korari ziratwambara. Niyo mpamvu kubera ko nta igitwikirizo bagiraga gitwikira umusatsi cyabavuyeho, niyo mpamvu n'Imana yabakuyeho uburinzi bagapfa bafashwe ku ngufu. Nabonaga ari ibintu biteye ubwoba, ngira ubwoba bwinshi, mbona bwije ari ku manywa, mbona hahora bwije, mbona hahora ari igicuku. Imana yambwira ngo ihute urangure ubwira abantu ko ndambiwe. Uko umubyeyi arambirwa agakubita umwana, niko n'Imana irambiwe. Hari ibintu Imana irambiwe ije gushyiraho iherezo, hari ibintu Imana irambiwe kandi noneho hari ibintu byateye byo kugenera umwuka w'Imana ibyo uri buvuge n'ibyo umwuka atari buvuge. Ukibaza ngo ari Imana n'abantu yaremye ni iki gifite ubudahangarwa? Hari ibintu Imana itazaguma irebera, kandi noneho icyantangaje cyane cyane ntizareba ngo warabwije, kuko nasanze nibashije mbona abantu bakomeye bakoreye Imana, mbona abasitari baririmbye bakoreye Imana bahereyeho gutemagurwa, bahereyeho kurimbuka. Kubera ko hari igihe umuntu aririmba mukagira ngo afite ubwiza bw'Imana, ariko ntabwo afite izindi mbaraga. Hari abantu bakomeye, harimo abashumba bayoboye amatorero akomeye, abagabo bayoboye amatorero akomeye, nabonaga ariko nubwo abwiriza abantu bagafashwa, ukabona afite agaceri ko mu kindi gihugu agendana mu mufuka. Wabaza Imana n'izindi mbaraga. Nyine hari ahantu
twibwira ko turi gusenga ariko turi kurimbuka, twibwira ko turi gukiranuka ariko tumeze nk'abantu batanzwemo ibitambo. Rero hari ibintu Imana ije gutsemba igihugu kigasigara kiri ngerere, kuko nagenze urugendo rw'iminsi nk'irindwi ntarahura n'umuntu. urugendo rungana iminsi 7 ntarahura n'umuntu. iminsi 7 ntarahura n'umuntu, ugenda asimbuka intumbi, nsimbuka amaraso, simbuka. N'ubu nagize ubwoba bwo kwiyumvisha ko ninjiye muri uriya mwaka, nirinze kubyegereza umutima ngo numve ko ninjiye muri uriya mwaka. Kenshi abantu barambaza kubera iki bumva ukiri muri 2024, ariko reka nkubwire, ni umwaka Imana irambiwe, mvuga ngo irambiwe yewe, kuko ni umwaka abantu bari kujya kuririmbamo bafite udupira muri bo ari abakobwa. Nabonye abaririmbyi benshi barimbuka bagenda ikivunge bafite udupira mu bitsina byabo, kuko hano babasha kubibona baduhisha mu bitsina byabo. Imana rero irarambiwe. Hari sisiteme yaje ngo Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi, mbaza abantu. Njyewe mbyiruka nabyirutse numva iyo nkuru ko Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi, ariko aho yicaye barayihaboheye ku buryo itajya. Kuki batajya bumva ko yahagurutse yicaye no ku ntebe y'ibihano, ngo ihora ku ntebe y'imbabazi? Hari sisiteme yaje ngo nimba ngo agakiza ngo kaba mu mutima, babikura he? Bajyaga hehe? Ko kaba mu mutima iyo bakirizwaho bari mu katolike bikagira inzira, bakaguma mu badive bikagira inzira, bagakirizwa mu rugo bikagira inzira, ko kaba mu mutima. Njyewe rimwe 2013 nari mfite nk'ibiro nka 40, ariko nabonaga ndi keza, niko Satani yambwiraga. Umva ye baba we, nkajya muri miruwari, ndashaka kujya muri miruwari nkakererwa korari ndeba ukuntu ndi keza, narangiza nkavuga mama yitwa Konsole, ndagenda Konsole wabyaye agakobwa keza, urumva, nkabona ndi keza, nkavuga ni papa ntiwarahombye utaragiye ubonye agakobwa wabyaye, nkabona ndi keza, nkabona nta n'umusore wantinyuka ngo anterete. Uzi ikintu Imana yankoreye? Nagiye kumva numva mfashwe n'umuntu urwaye nka malariya, kuko narakererwaga pe, nkakererwa bikajya ntagiye no gusenga, ndeba utunwa twanjye nkaba ukuntu ari twiza, nkabona ndagakobwa keza. Nahereye mu mutwe, urabona ubushita bavuga, buriya bushita bavuga ngewe nabirwaye 2013, uruhu ruvaho nzana umubiri wa kabiri, uruhu ruvaho kugeza ubwo nahitaga ukagira ngo nakubiswe n'inkuba. Imana yambwiye n'undi munsi ntuzongere kwirata. Ncuruza Kimironko, nigeze kubivuga, nacuruzaga 900 ku munsi, nakuyemo depanse zose nakoresheje. Nareba umurundo w'amafaranga mfite, nkabona muri iki gihugu nta muhungu mbereye, hari umuhungu wanereta nubwo yaza afite imodoka, nkabona ubuse yabiguza ngaye. Ariko iminsi 15 Imana irambwira ati ndabona uri kurengera. Nukuri nabonaga nta muntu ufite amafaranga nk'ayanjye. Umwana w'umukobwa nimba ncuruje hafi miliyoni ku munsi, nakuyemo ibyo naranguje nagize nte ari ayo mbitse y'inyungu. Nabonaga nta musore tuberanye, nabonaga nta wantereta, nabonaga atantinyuka, byonyine no kunsuhuza nabonaga wisumbukuruje. uri keza, ufite amafaranga, nanutse mbona ndagakobwa keza, nunze abakozi 5, nicara hariya ngo mabuja kurya banzanira isahani bakomanda, ndabireba ndavuga nteka ndege imodoka. Nta wundi muntu ushaka kuneta uretse umuntu ufite imodoka, ariko nabwo nkumva mu gihugu cy'u Rwanda nta wantereta. Irabireba irambwira ati ntagaruriro disi, uzi gusohora 250 uri umukobwa uhemba abakozi. Nabonaga nanaye gusa umuntu wantete yaba ameze gute, kuvugira kuri telefone nabonaga icyo gihe nta kintu mfite igihe cy'imibare gusa, nta mwanya, nta muntu nabonera umwanya.
imana ibirebye ipika nkwereke nkohereze muri gereza. Rero ifite inzira nyinshi, icyo mbivuze ifite aho ica igakora ibyo ishaka, kandi hari n'ibintu tutazasengera ngo bive kubera ko ari umwanzuro w'Imana. Hari ukuntu uvuze uravuga uti icyo gihe Imana inyereka ku bagore n'abakobwa, yabonye abakobwa ukijijwe n'udakijijwe, utabasha kubavangura, abambara mini, abambara utujipo tubaboshye n'imisatsi wayitanzeho urugero nako yarayikweretse. Hanyuma abagabo bo rero wabonye bazira iki? Mana mvugire, uzi ko hari umugabo wubatse utakimenya ko yubatse? Uzi ko hari umugore nabonaga n'abagabo abagore boza ibirenge kubwo kuganduka no kububaha ngo bakunde bubaka, ariko bakaba batakubaka. Uburaya Satani yazanye amera nk'ivaze yateretse mu bagabo. Bari babona ivaze nziza cyane. Satani yazamuye uburaya cyangwa se ikintu bise kutanyurwa ku bagabo ngo banyurwe n'abagore babo, bahora bajajinga abagore bakurikije aho bavuye. Icyo kintu cyababaje Imana. Uburaya bw'abagabo sinabona uburyo busobanuramo uburyo nabubona. Yego, muri bo hameze nk'ikintu kivaze kinini giteretsemo basenge, kuko nabonye bagera, wari wifuza kuba umukobwa utari umukobwa bitari bukunde. Ntabwo ibyo nabyifuza. Abayisilamu bambara amakanzu ariko bigaragara ko ari abagabo. Hari aho bizagera bakambara amajipo n'utubodi. Hari abo nabonye bambaye amajipo, hari umutinganyi nabonye. Ni nk'ibyo byose, ariko pe bagarukiraho be kwirara ngo bamere nk'abantu basinye kontara. Uzi ko na kontara zisinyurwa, bave mu byo barimo banyurwe n'abo bashatse. Kuko ujya kuzana umugore wari ubizi ko uzamushima cyangwa ntumushima, ariko ufata umwanzuro ukamambaye amazi. Rero nimba waramutwaye nyurwa n'uko ibyo byo kujya hirya no hino aza ntumwubahe, ikintu agukoreye ntugishime, bibabaza Imana kuko hari ahandi waba uvuye kubikura. Bagarukira kandi kankubwire, hari ikintu ujya nkunda kuvuga, abantu be kumera nk'abatuye mu isi. Ntabwo dutuye, turacumbitse. Nyir'icumbi isaha n'isaha yaza akakwirukana nta nteguza. Sinzi nimba byumvise. Nyir'inzu ashobora kuza akakubwira ati amafaranga yawe sinkiyashaka, nubwo wamuha menshi kwarenze kuyo wamuhaga ntayafate, kuko ni nyir'ibyondo akora icyo ashaka mu gihe ashatse. Abantu be kumera nk'abatuye kandi ari abagenzi. Abantu benshi baguye mu nzira. Umwuma uzi inzara abantu bafite inzara y'ijambo ry'Imana. Kubera iki? Imana ibabajwe n'ibintu byinshi. Umuntu ufite ijambo ry'ukuri rihembura imitima y'abantu, ribakura mu byaha, rikabereka inzira nyayo, uwo muntu ntajya ahabwa agatutu. Ariko wa wundi uvuga ngo cakira igitangaza, uwo ari imbere cyane. Ntabwo Imana izaguma irebera ibyo bintu, kuko yarirahirenga icyubahiro cyayo bizagira ngo kandi nizemera ku izina ryayo ritukuye. Yego. Jeanette, turagushimiye ku butumwa bwiza uduhaye. Reka tuvuge ngo Imana y'amahoro iguhe umugisha. Niba hari ikindi siko si ibyo ibyo ngibyo kuvuga siko kuyamara. Uwumva yumvise, utakumva n'ubundi nubwo nafata iminsi 5 ntiyakumva. Ni ibyo wo kumva ari bwumve, ndabizi neza. Reka tugushimire rero, tuvuge ngo Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi ubwiza bw'Imana bukubonekeho. Nawe mukunzi wacu wakurikiye ubu butumwa, ndakwinginze kugira ngo ukuremo ingamba, wige kumenya icyo Imana ishaka, kumenya icyo Imana ishima, kugira ngo nawe uhindure kandi uhinduke uwo Imana yifuza ko uba we. Turagushimiye, amahoro y'Imana abane nawe. Shalom, shalom.